umubyeyi wawe arimo arakubwira ati mwana wanjye itonde gutya na gutya na gutya, wowe utoya umukobwa naramukunze simureka, umuhungu naramukunze simureka. Ariko nyamara umubyeyi wawe ntabwo akwanze kandi ntabwo arimo akenera si ukuvuga ngo aragusenyera, byanze bikunda nawe arashaka kukubakira kandi urugo rwiza. noneho ushatse kumbwira ko umuryango wawe cyangwa se ababyeyi bawe batagira influence mu rushako rwawe? urambwira ngo umuhungu wanjyana mu bajama bawe bakanenga, wanjyana ku bandi bantu bakanenga, ukandeka gutyo? Ariko twebwe abakobwa twebwe abakobwa iyo umuntu tumugaye bamutugayiye ni ukuri dushaka uburyo tunagenda ahubwo tutanamubwiye. wa muntu twaganiriye we yaravuze ngo umuryango utashimye ngo ntiyamushaka, kandi hamwe ku ruhande rumwe bifite rezo. buriya uzi kuzana umuntu muri umuryango utiyumvamo, bageraho bakakwiyumvamo sha rwose, bageraho bakakwiyumvamo, ariko bigutwara igihe kandi nawe biba byagutwaye imbaraga nyinshi, bigusaba guhora uberera imbuto. usibye n'icyo ngicyo noneho hari n'igihe bidatwara n'icyo gihe, cyangwa se bikaba byanafeilinga, none ugasanga mu muryango hajemo amakimbirane. arabona n'ubundi nakubwira ngo uyu muntu wawe ntabwo ari nyine, ntabwo ahuye wenda si type yawe, kandi tubyite gutyo, urumva? kandi we nyiri ubwite umukunda, arabona ko nyine mushobora no kuba abanzi. ati cyambere ni urukundo nyine akakwikuraho, sibyo? kwanga kuguhakanira akaguha ati ku rugero cyambere ni urukundo nk'uko nari mvuze. none nawe ubwiye umuntu gutyo, nako umuntu akubwiye gutyo, uwo ni uwa mbere. ugeze mu imiryango atari ko se mwana wacu buriya wabaye uti, urumva? yateze muri iyi si yuzuye abakobwa ni urugero, cyangwa abahungu uyu ni wowe wabonye, kandi bo none ntabwo bacisha hirya, barakwerurira. reba ukuntu agenda nabi, reba ukuntu adaseka, reba ukuntu adakeye, reba amaraso yiwe ntakeye, ibintu nk'ibyo afite umushiha, bakamuhera ku musatsi bakamugera ku rwara. reba agira ubusatsi bw'ubujwi, reba ziriya njwi, reba iriya misatsi itukura. nk'iyo ufite bashiki bawe rero ari nk'ubu. ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo gukurikira Impamo 250. ikaze muri Family Blend nk'ibisanzwe. nge ndi Faustin, ndi kumwe n'umufasha wanjye. biteze ni sawa niwe tugiye kubana muri iki kiganiro nk'uko mumaze kubimenyera, nyuma y'igihe kitari kinini tutari kuri iyi mihanda, ariko twongeye twagarutse kugira ngo tubane muri iki kiganiro. hari ingingo nyinshi tuba dufite zo kuganiraho kugira ngo tuganire namwe. ubuheruka twari twavuze banzureka ibiheruka. umva mbabwire, waratoye? naratoye. kuki wumva wahita uvuga ntavuga ukuntu nagiye gutora? kambabwira amakuru. ubu uratoye? noneho ni ubwa mbere ntoye. bwa mbere si ukuvuga ngo nibwo nkigira imyaka yo gutora, ahubwo nibwo wabonye ayo mahirwe. yego ubushize bagiye gutora, ntabwo nayo mu igihugu nari ndimo, bisaba kujya gutorera kuri ambasade, uri kure yayo, ndi mu kazi banyima konje. noneho njya gutora rero ku wa mbere, mbaza ngo ngwiki rero twarajyanye. urumva utamvamo? nari nanagusize. umva nagiye nzi ngo kujya gutora ni imirongo, umuntu ni ukwirirwayo ko ni n'imirongo. hari abatondaga imirongo biterwa n'umudugudu mwarimo mutora. nyine njyewe nari nzi ko biterwa cyangwa bireke, nari nzi ko ari itegeka imirongo miremire cyane. ntwara umutaka katwitangire n'ikiganiro cyacu. murumva atatambuje kubabwira nakundi ngaho uvuga sije zawe. ntwara umutaka, ntwara botro yuzuye amazi. yego ahubwo se umwana wamusigiye iki? kambe ndekeye aho. umwana impamvu namusize, nabonye ntabasha guhagarara ametse umwana kuri iryo zuba ngo mbishobore. hanyuma winjira mu cyumba n'ubwihugi ko harya. uzi ikintu cyambabaje? navuyemo ntifashe ka selfie, uyu yari yambitsemo ubwoba.
oya mu cyumba cyo gutoreramo hariya nyine muri Kakumba ubundi ntabwo byari byemewe kuhafatira amafoto ndetse n'umukandida utoye ruriya rupapuro twatoreragaho ntabwo byari byemewe. Ninde se wari kumbona? Amategeko. Ninde wari kumbona? Numvaga nkeneye ko mubibona uwo natoye. Igikuru ni uko twatoye kandi umukandida oya sha watoye sha njye ntora muri siransiye ariko nkatora wese nkwizeye nkatora abantu bafite ibikorwa nyabikora kandi wasanga yaratoye n'ishyaka ritarimo ijwi rya rikabipfa ariko n'ubundi gutora ni mu ibanga kandi buri umwe yatoyeho umva nyine ni uko nguko ibyishimo biranyishe ko natoye rwose byari bimeze ku ariko munsi umutaka natwaye sinanawufunguye nahise ninjira ndatora ku munsi wo kuwa mbere byari bimeze neza cyane mu gihugu cyacu twaba twitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite bazajya mu nteko ishinga amategeko kugira ngo dukomeze dutengamare mu gihugu cyacu dutera imbere. Ikaze rero mu kiganiro cyacu nari natangiye mbabwira ngo ubuheruka nibwo yahise nca mu ijambo ababwira amakuru yo gutora. Ubushize twari twavuze hejuru yo gusangira inshingano mu rugo. Hari komenti naje gusoma kuri YouTube ijyanye n'umuntu wanditse avuga ngo buriya ngo nuko abagore bamenyera ngo ariko ubundi byari byiza kubafasha. Kumenyera nyine urabona iyo umufashije noneho abifata nk'akamenyero ntabifate nko kumufasha ahubwo uko nabitekereje kandi ashyigikira ko ariko ariyo sanse yabivugiyemo akabihindura nk'aho bitari ugufasha noneho bigiye kuba nk'itegeko cyangwa inshingano yawe ibyo yari yabivugiyemo we niko yabyumvaga nawe ufite ukwawe wabyumvaga n'undi afite ukwe abyumva undi hari ahantu bavuze ngo ese ko ku mafaranga cyangwa se ku bindi bijyanye n'ubushobozi bwo gufasha abagabo ko batavuga ngo reka gutanga aya mafaranga. Urabona ni nk'uko njyewe mfite amafaranga wowe ntayo ufite umwana baramwirukanye ku ishuri sibyo kumwishyurira si inshingano zawe iyo twabyumvikanye gutyo ariko mu bigaragara akenshi biba ari inshingano z'umugabo umugabo ni wowe nyine unuhahira urugo kambyiteguye cyane rwose. Noneho kubera iki ngewe mbishyurira igihembwe cya mbere nkagura ibikoresho nkishyura icya kabiri amafaranga yawe uri kuyabona utinze cyangwa se nta nawe uri kubona wenda urashomye yego nta kazi ufite ariko ntubangamirwa nuko ndi kwinjira mu nshingano zawe ngo umbwiye tumva madame mvira mu kazi mvira mu nshingano zanjye reka kwidumbukiza guma mu byawe uzi impamvu se iyo byinjiye mu mafaranga nyine amafaranga ni amafaranga abagabo ni ba yuda bagurishije ifaranga my friend ifaranga ni ifaranga wewe bari guhe waryanga se hari ubwo waba ufite nka miliyoni zingahe n'urugero wowe nk'ibihumbi 10 wabyanga ngo ufite menshi reka kuvuga ngo uyagoye wabyanga avuga ngo wowe ugufashije koza ibyombo urabyanga kuko niyo sanse turimo nyine nicyo nakubwiye iyo bigeze ku ifaranga ni ka exceptionnel nayo bigeze ku bana ariko iyo bigeze ku bana fasha umwana ndangize kunyuguza turiya twenda iyo bigeze kuba najya mu gikoni mugore ubitugiye ku hari n'umugabo utaha umwana ngo mumfashe mbanze nanike turiya twenda cyangwa mbanze nsonga ubugari turye nyine nibyo mushyire hasi umwana agumarire cyangwa muheke wamumfashije iki impamvu iki ni ikintu kigoye mu myumvire ni imyumvire pe kandi buriya woroshye mu myumvire na cyane bitewe n'aho abantu bagiye bakurira nacyo ntitukirengagiza none se ntihari abakuriye ahantu hagoye hatari bya bindi bya gender balance by'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko bagera mu rugo kubera ko bakunze wa mugore barabona avunika bakamufasha nibyo nyine nakubwiye ni imyumvire sibyo ahubwo iyo uvuga imyumvire naho umuntu avukaho ntaho aho umuntu avuka buriya nabyo aho yaturutse katugita aho yaturutse sibyo buriya nabyo hari ukuntu bipureyingamo role runaka kugira ngo
bigire impact runaka muri iyo mitunganyirize y'inshingano. Ariko si cyo twaje kuvuga uyu munsi dufite indi ngingo tugiye kuganiraho namwe kugira ngo duhane ibitekerezo twese, ntabwo ari twe twembi gusa, ahubwo namwe mukurikiye kino kiganiro mutubwire uko mubyumva kugira ngo cyangwa uwo hari imyumvire imwe byabayeho n'imwe Yesu uwo byabayeho atubwire uko yabyitwayemo gutyo, kugira ngo n'undi wenda bishobora kuzabaho azamenye Uko yabyitwaramo gute. Uyu munsi wa none hari igihe umwana iyo agiye gushaka, ubwo ndavuga umuhungu cyangwa se umukobwa iyo agiye gushakwa, twe niko tubyita iwacu, byose ni ugushaka mu Kinyarwanda, ariko mu zindi ndimi hariho gushaka no gushakwa. Gushakwa ni umukobwa ushakwa, umuhungu akaba ariwe ushaka. Hazamo ikintu cy'umuryango. Ku rugero nakunze umukobwa, nkeneye kumushaka, urukundo ni rwinshi muri njyewe kandi ndabona ko n'igihe kigeze cyo kugira ngo mushake. Ugomba no gushaka rwose. Hajya kubigeza ku babyeyi. Ababyeyi ati tuvira. Ati ibi ni ibiki ukoze? Uyu muntu wabuze undi byagenze biti iwabo iririri imiryango y'iwabo gutya na gutya ibi n'ibi. Ugasanga imiryango yagiranye bifu iraje inyivangiye mu rukundo rwawe. Cyangwa se ugasanga famiye yanjye bari kumbwira ati se wowe urabona iriya famiye bazakugeza kuki? Icyo ni kimwe, ubwo aba barebye ku bushobozi. Ariko hari n'igihe wenda famiye zabo zidafite ikibazo, sibyo? Ariko bakanga wa mugeni iwanyu ntibamwishimire. Ibyo ni kazi kabo. Uri iwanyu ntabwo bigeze bahagarara akavuga ati ariko ubundi wababiteye. Oya, njyewe bambajije nyine aho uvuka. Ndababwira kugira nyine bumve ko nta kandi kabazo, wenda imiryango hari ibisekuru mujya muhuriraho, cyangwa se barebe nyine ko iwanyu mutari bamafutisha abajura. Ibyo ngibyo nibo byivugisha. Rata twiganirire muri ubu buryo rero. Bikubayeho gutyo iwanyu akavuga ati kubera umukobwa ntabwo twamukunze. N'igihe bataguha motifu ifatika. Nta n'impamvu igaragara. Nyine urabona nshobora kukura nkagukunda, sibyo? Ariko undi muntu yakureba ntakwiyumvemo. Kandi ntabwo uri bumukuremo cya kintu cyo kutakwiyumvamo. Niko yabyibonyemo, niko nabyita. Ubyitwaramo ute icyo gihe? Njyewe ku giti cyanjye, sibyo? Nakunze umukobwa turakundanye, tugeze igihe cyo kubakana. Yego. Nkimukunze nkabona koko wife material zose arazujuje. Mubwize ukuri. Utambwiye wenda ku rugero ngo famiye, ngo muravukana, cyangwa ukambwira ikindi kintu nkumva koko kiraremereye, ntabwo namureka. Ariko iwanyu niwe bagushyingira. Baranshingira, ariko umenye ngo niba iwacu banzi, ndabwira abantu banshyigikiye bamerekeza mu murenge. Njyewe ikosa ntakora, sinakwishingira na wa muntu ngo ntitujye no mu murenge, kuko mushobora kwanga kujya mu murenge ejo akakwivugana, kuko hari n'abakwivugana mwawugiyemo. Iyo mwagiye gushyingiranwa n'ubundi byanze bikunze bigaruka bikajya mu muryango. Ntuzi ko hari abahagurutsa abahagarariye imiryango cyane nko mu rusengero. Aho ni mu rusengero. None ntabwo uzajya gushyingirwa mu rusengero. Nzakora civile. Nzakora civile, njyana abatangabuhamya batatu bagende banshyigikire, twishakane n'umukobwa wanjye. Famiye rero nibona ko ari ngombwa, icyo nzi cyo famiye iyo bigenze gutyo, babona yuko umuhungu yakataje agashaka wa mukobwa, byanga byakunda habaho gusabana imbabazi. Hari abadohoka, ababyeyi bakadohoka bakaza bakabasaba imbabazi, cyangwa abana bakagenda bakavuga ati mutubabarire twanze kubumvira, urumva? Ariko muduhe umugisha nyine wa kibyeyi. Ababyeyi nta kundi bazabigenza, kuko n'ubundi muzaba mwarabanye. Ni ukuvuga ngo muzaba mwarabanye ariko ku ngufu bitanyuze mu bwumvikane bw'abagize umuryango, sibyo? Kubera gutya uko mbyumva, mbere y'uko ujya gushaka, uko bimenyerewe
umuntu araza akavuga ati mfite umugeni uyu n'uyu ni kanaka nuwo kwa runaka bakagenda bakagenzura akabona ko wenda iyo miryango itegeranye mu bisekuru ku buryo abantu bashyingiranwa nta kibazo. Hakabaho igihe cyo kugenzura imico, imyitwarire, imyifatire, kandi wibuke ko hari imico imwe n'imwe cyangwa se ingeso zimwe na zimwe zishobora kuba zituruka mu miryango, sibyo? kandi wibuke ko wowe ugiye gushaka ntabwo ari ko wagiye ugenzura buri kimwe cyose, ariko iby'ingenzi banza wumve iby'ingenzi wagenzuye ni ibihe. iby'ingenzi wagenzuye we ku giti cyawe, wagenzuye ku mukobwa ugiye gushaka, sibyo? ubona ni mwiza, yujuje n'ibi, urumva? ntabwo uko duheruka ejo bundi uribuka wa musaza warimo uvuga ngo iby'ingenzi mu mugabo iyo yajyaga gushaka ngo yarebagaho umugore ngo harimo kuba ari physically fit, sibyo? afite uburanga, ariko ikindi yavuze ni ikihe cya gatatu, yavuze ibintu nka bitatu, wanakomeye, niba anakomeye mu mutwe, sinzi ukuntu yabyize gutyo, urumva? mbese afite ubwenge, sibyo? ibyo ngibyo rero wowe ushobora kubireba, ariko harimo ka kantu ka kibyeyi ko kwinjira noneho bakanagenzura neza, bakamenya neza, bakinjira indani. none se kubera icyo ako kantu ushaka kukitesha, kandi ushobora gusanga buretse nsoza, ushobora gusanga akantu urimo urakitesha ejo n'ejo bundi kaba kakugaruka. nyine n'ibyandi ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona, ugasigara uvuga uti iyo menya. Ego ubundi uzirinde ikintu kivuga nk'iyo menya, sibyo? ukirinda gute se? kukirinda rero ni ukumvira ababyeyi bawe, ariko niba wanze kubumvira ukagenda, uzareke rero ibyo ngibyo bya iyo menya. uba wiyemeje ikizaba kwicuza se ntibibaho? nyine uricuza, hari ukwicuza ukavuga ati mbabarira nyine narahubutse, hakaba na wa muntu wari uvuga, noneho utandukanya wa muntu wicuza mu mutima we n'umuntu noneho ubibwira umugore we, ngiyo mbimenya singushake, barambujije, nanga kumva. aho nyine mwagiranye conflict zisanzwe zo mu rugo nk'abandi bose, ibyo byo bibaho, wenda mukaba mwanarakarana, mukaba mwanabwirana nabi, ni ibisanzwe, sibyo? sintekereza ko wabimubwira hatabayemo ikintu cya conflict hagati yanyu mwembi. ariko ubu none aha ngaha, sibyo? umubyeyi wawe arimo arakubwira ati mwana wanjye itonde gutya na gutya na gutya, wowe utoya, umukobwa naramukunze simureka, umuhungu naramukunze simureka. ariko nyamara umubyeyi wawe ntabwo akwanze, kandi ntabwo arimo akenera si ukuvuga ngo aragusenyera, byanze bikunda nawe arashaka kukubakira kandi urugo rwiza. noneho ushatse kumbwira ko umuryango wawe cyangwa se ababyeyi bawe batagira influence mu rushako rwawe? noneho hari ababyeyi bakwangira gushaka umuntu kubera ko hari uwo bagushimiye bashaka kuzashaka, icyo uracyemera? ndacyemera. hakaba rero n'abakwangira ntibaguye impamvu. none se umuntu yaza uyu munsi wa none akakwangira gusa nta mpamvu ihari igaragara? rega hari ibintu bimwe ashobora kukubwira wowe nk'umwana, urumva, ntube wabyumva, ariko wowe umubyeyi azi impamvu arimo abikubwira cyangwa se nyine iyo mpamvu yinyumvishe, kuko nageze igihe cyo kubaka. iyo mpamvu yimbwire kugira ngo njyenyine mfate umwanzuro, kubera ko ubuzima ngiye kujyamo ni ubwa burundu, nzatandukanwa na wa muntu n'urupfu, sibyo? bimbwire rero, ubinyumvishe, umbwire uti mwana wanjye dore ndiho ndareba, nkabona hari imbere uzahura n'iki nkabona ntibizagenda neza, cyangwa abana bawe barinda iki kintu, urumva? ibyo byose niwereka umuntu impamvu, byanga byakunda azumva, kandi natumva nyine azumvira ijiri, sibyo? ndakumva. niho ngiye rero nakubwiye ngo utambwiye impamvu, ewana nagenda nkamushaka, nkajya mu murenge,
byaba ngombwa no mu bukwe ye mu rusengero nkagenda nkabwa pasiteri iti byagenze uku banze kumbwira impamvu ifatika none duha umugisha nk'umukozi w'Imana. Urumva icyo gihe nka kwa kundi babaza imiryango ngo yarakiranutse, icyo gihe cyo kujya kwa pasiteri ntabwo njya gukodesha ikanzu ngo mpamagare imiryango, hoya turagenda n'umugabo tubabwira n'umugore, ubwo ndi kuvuga nk'umuhungu, turagenda n'umugore tubwiye pasiteri duti pasiteri twarakundanye dukundana gutya na gutya, uyu mukobwa naramukunze mbona ibintu n'ibi nkabona sinamureka, ariko imiryango yaramwanze kandi kumwanga ntiyambwira icyo bamuhoye, none rero njyewe umukobwa sinareka kumushaka, dusengere uduhe umugisha tugende, iby'imiryango byanga byakunda nitumara gukundana bazadohoka, nako nitumara kubakana bazadohoka. bivuga ngo ushatse kuvuga ko umuryango igihe cyose utakwereka impamvu ntabwo warekana n'umukunzi wawe cyane pe, aho ndi umuhungu, aho uri umuhungu ni kimwe no ku mukobwa, byose birasa. rero ngiye ku mukobwa kubera ko abakobwa twebwe niba ari imitima yoroshye, niba ari ugushukika, nshobora kugutwara ngiye kukwerekana mu nshuti zanjye bakagushima cyangwa bakakugaya, bakugaya noneho niba ndi umukobwa nanjye utari seriyezi nkahita ntangira gucika intege, niba noneho nkujyanye n'ahandi hantu nakwerekana bakugaya nkahita mbivamo ntanagusezeye. Urabyemera ko ibyo bintu bibaho cyane? Ku bakobwa, ariko nta muhungu bibaho. Umuhungu urambwira ngo umuhungu wanjyana mu bajama bawe bakanenga, wanjyana ku bandi bantu bakanenga, ukandeka gutyo, ariko twebwe abakobwa twebwe abakobwa iyo umuntu tumugaye bamutugayiye ni ukuri dushaka uburyo tunagenda ahubwo tutanamubwiye, cyangwa se nkashaka impamvu ndi bugukubite yo kugukatira ukagenda utanyitwayemo umwikomo, sinakwereka ko ari za nshuti zanjye, nahita nkubwira ibindi bintu nkagucurika ntuzi n'ibindi, njyewe iwacu wenda gutya na gutya, cyangwa se singishatswe ngiye kwiga ikimansera, cyangwa se ngiye kwiga hanze y'igihugu, sinzihangana ningera nkabona undi nkagucurika koko. Ibyo ngibyo uvuga ni n'ubundi no ku bahungu bibaho, kubera banza bumvise ukuvuga ngo ntabyo nzi impamvu sibyo. Reba uyu munsi wa none ndakurebye ndagukunda, kandi wibuke nubwo baca umugani ngo ijisho ry'undi ntiri cyangwa se ntiri kurebera umugeni, sibyo, ni wowe ukwiye kumwishimira, ariko kandi ufite umukobwa wakunze cyangwa ufite umusore wakunze, ugiye kumwerekana cyangwa se ugiye kubaza inshuti yawe, noneho ari ukuntu nabo batinya kuguhakanira, nyine ntibahite babikwerurira, urumva, bakaba bakubwira ngo igikuru ni urukundo. Kandi iyo umuntu akubwiye ngo igikuru ni urukundo aba yakubwiye turi ikishwi, urumva, arabona n'ubundi nakubwira ngo uyu muntu wawe ntabwo ari nyine ntabwo ahuye wenda si type yawe, kandi tubyite gutyo, urumva, kandi we nyiri ubwite umukunda, arabona ko nyine mushobora no kuba abanzi, ati cyambere ni urukundo, nyine akakwikuraho, sibyo, kwanga kuguhakanira, akaguha ati ku rugero cyambere ni urukundo nk'uko nari mvuze. none nawe ubwiye umuntu gutyo, nako umuntu akubwiye gutyo, uwo ni uwa mbere. Ugeze mu imiryango atari ko se mwana wacu buriya wabaye uti, urumva, gateze muri iyi si yuzuye abakobwa ni urugero cyangwa abahungu, uyu niwe yabonye, kandi bo none ntago bacisha hirya, barakwerurira. Reba ukuntu agenda nabi, reba ukuntu adaseka, reba ukuntu adakeye, reba amaraso yiwe ntakeye, ibintu nk'ibyo ngiye afite umushiha, bakamuhera ku musatsi bakamugera ku rwara, reba agira ubusatsi bw'ubujwi, reba ziriya njwi, reba iriya misatsi itukura, nk'iyo ufite bashiki bawe rero ari
sibyo nibyo rero nari nkubwiye uvuye mu bajama bawe mukobwa uvuye mu nshuti zawe z'abakobwa abo bakubwiye ngo igikuru ni urukundo bakubwiye ngo igikuru ni urukundo muhungu uvuye mu bajama bawe avuye ati waramukunze mani sibyo tifatiraho waramukunze sibyo noneho ugeze kwa so na nyoko ari nabo noneho basa n'aba ku ruhande rumwe basa n'abafata icyemezo aho ruzingiye barakubwiye bagejeje kwereka impamvu mu by'ukuri aho hantu uzahizirika koko wagume ariko rero biterwa none se nk'abantu basigaye bashaka aba diaspora ubwo urambwira ngo iyo myanya yose baba bayifite ibo ni ukwerekana agafoto gusa fagita y'aba diaspora yo ntituyinjiremo kuko nituyinjiramo ishobora kuza gukurura izindi mpaka hari abavuga ngo wenda ngo umuntu ngo aba yakurikiye amafaranga oya ndi kuvuga umu diaspora uri hariya akakohereza uri gushaka umuntu uri hano sibyo reka kubyita wenda ngo umukobwa nakurikiye amafaranga fata umuhungu uje gushaka umugeni hano sibyo kuko ngenda bazi bamwe ndabyumva nyine ibyo urimo uvuga ndi umu diaspora sibyo w'umukobwa ni urugero mfite umuhungu uri mu ntere turi hano muri Afurika azaza ubukwe buburi cyumweru ibyumweru bibiri sibyo ariko byanze bikunze ntago aba wenyine uwo mu diaspora ntaho muri Afurika ashobora kuba afite imiryango yiwe mukabaza ushatse kuvuga ko aba diaspora bo batabaza niba ari wowe ufasha ya miryango y'iwabo bazamukunengera kubera iki batamunenga abantu b'ubu ngubu babaye ab'inyungu oya banze nicyo narimo nkubwira ushyizemo ako kantu k'inyungu sibyo iby'inyungu rero ni ya factor nakubwiye y'amafaranga nyine wa muntu wa hano ntago azakubwira defa zuriye kubera ko iwe niwe umufasha nakubwira turiya muntu nubwo amfasha ni ikigoryi ni umusinzi ni ururara ruri aho ngaho ntago azabikubwira nabimbwira nzahita mbwira wa wundi ati none se ko bambwiye gutya cyangwa mbaza abandi mubaniriye bene wabo baba hano ko bambwiye ngo ni ikirara ni ibiki wa wundi nzaba muteranyije leta yanamukupira niyo mpamvu ari bya bindi ngo igikuru ni urukundo noneho twigarukire sibyo twari tukirimo dutanga nyine urwo rugero sibyo umuntu abashuti bawe umuryango urahagurutse bakubwira ati please rekana n'uyu muntu rwose nta kintu tubonamo ari n'igihe bakoresha n'amagambo akakaye bakaba banavuga ati reka kwiroha urumva iryo jambo ni nko kwiyahura ukavuga ati mva mama mva papa uyu muntu naramukunze nta wundi nashaka inshuti zawe ntizamugushimiye uzakubwiye ngo igikuru ni urukundo ababyeyi bo noneho bakubiseho kashi uwarengaho ukavuga ngo uyu muntu ndamukunze reka mutware oya kubera iki aho ngaho kuri njye nzahita mbona ko nta mugisha bifite ahubwo njyewe kuri aho ngaho aho kugira ngo bizagendekere gutyo nzamwereka abantu bangahe hari abantu burya bazi gusotora bazi kunenga mbese hari umuntu kugira ngo azagushimire umuntu uba wagize gutya noneho ugafata bene uwo muntu sasa ukamwibira akabanga ukamubwira ati se mani uyu muntu uramubona uti nushake ntuhite umubwira yuko mukundana umubwira ati se aka kana urakabona utera byavamo ntereyo ushaka gutesitinga ushaka gutesitinga kumvire muvamo wa wundi rero akubwira ati ko mbona arakuki cyangwa undi akubwira tereka shati akugure buti wenda ahita anakubwira undi mukobwa aho ngaho banameze kimwe kubera ko wa wundi amaraso afite hari abantu bagira amaraso ntibadakeye sibyo ntabwo yamushimye noneho nubaza uwo nguwo umwe ukaza nk'abantu batanu noneho barimo nabo wenda mu nzu ukumva wa muntu bamugarisha uzabivamo hakiri kare nta mugisha nibyo rero narimo nkubwira sibyo niyo umubyeyi atakubwira impamvu urumva ariko arashobora kuba afite impamvu nawe yuko atamushima yimwe cyangwa ebyiri none icyo ni kimwe none se ashobora kuba nusanga
umugeni yego baramushimye cyangwa umukwe baramushimye ariko ikibazo sasa kibaye niho nari imiryango ngiye kugera rero wari wantindiye niho nari ngiye kugera wari wantindiye numvaga nahita nkubaza ese Niho ko nari ngiye twibanze kugera. cyane kuri uwo nguwo niho nari ngiye none kugera. n'ibijya mu miryango sasa uwo muntu bamugaye sibyo cyangwa Noneho baramushimye cyangwa se baramushimye binjiye noneho mu miryango yabo ho noneho basanga bigaheza hari igihe basanga abo bavukana ni birara ewa icyo rero bimwe nakubwiye byo ku wibuke rwego rwo hejuru wa muntu twaganiriye we yaravuze ngo umuntu umuryango utashimye ngo ntiyamushaka kandi hamwe ku ruhande rumwe bifite rezo buri uzi kuzana umuntu muri umuryango utiyumvamo bageraho bakakwiyumvamo sha rwose bageraho bakakwiyumvamo ariko Erega. bigutwara igihe kandi nawe biba byagutwaye imbaraga nyinshi bigusaba guhora uberera Oya, imbuto usibye n'icyo ngicyo noneho hari n'igihe bidatwara n'icyo gihe cyangwa se bikaba byanafeyiringa none ugasanga mu muryango hajemo amakimbirane urumva ubwo icyo kintu ari ikintu kizima kuvuga ngo ugiye kujya mu rukundo ruri bukurura amakimbirane hagati y'umuryango wanyu gusa nanone njyewe abantu nzi imiryango yagiye yivangamo abenshi dusohoza abenshi ntabwo byasakisesinze ntabwo byasakisidinze ntabwo byagiye nyine biba successful kubera ko niba umuryango bakubwiye ati yewe uyu muntu umureke kubera impamvu izi n'izi ukanga ukamushaka ntabwo bajya bagira abenshi ntabwo bibahira kandi ni benshi tuziranye aho bajya babitubwira nibyo nkubwira bakavuga tumva ati ngewe rwose umuryango wari wambujije ariko nyine narihanganye mbihagazemo nyine rega ikintu kimwe ugomba kwemera umwe akavuga ati ni ikintu nyine umuntu adasohokamo kubera azava uzi nyine ariko ega buriya kubaka ni ikintu gikomeye cyane gisaba ni nayo mpamvu bavuga ngo ni ikintu gisaba ubushishozi urumva buriya umuryango nta mubyeyi ukwifuriza inabi wapipe uzi ko hari aho bigera wahura n'ikibazo runaka noneho ababyeyi ntibakubwire ati ujya wibuka ko twakubujije ariko nawe ubwawe agatima kakajya kagusoka nyine cyangwa n'abandi ku ruhande bakajya bavugana turiya tiyamushatse wabo bari banze ati niyo mpamvu biri kugenda kuriya ikintu cya mbere ugomba kumenya nta mubyeyi n'ubu wifuriza umwana we ikibi sibyo nta mubyeyi wabona ko ugiye gushaka kujya mu rushako rwiza ngo akwangize gute urumva bila sababu iyo ari yo yose urumva ni ukuvuga ngo umubyeyi wese kandi wibuke ko icyo ikintu nigeze kukikubwira dutangira umubyeyi we ni mukuru kuri wowe ashobora kuba ari umubyeyi wawe ukubyara direkite ashobora kuba noneho iyo ufite amahirwe ugifite sogokuru wawe noneho azi n'aho ugiye gushaka bo buriya baba baranyuze mu bintu byinshi twe tutabayemo cyane urumva akaguha n'ingero akaguhinduriza gutya na n'aka na gutya byari bimeze gutya na gutya rero umwana wacu itonde abageni baruzuye mwitonde icyo gihe rero ni wo mukobwa wamukunze utamukunda uko byagenda kose iyi nama za kibyeyi zirakonta kandi ziruta ibindi buriya kuvuga ngo naramukunze ngo iki ngo sinamureka niwe nakunze isi yuzuye abahungu isi yuzuye abakobwa ntiwabura uwundi ukunda kandi rega ukiri aho ngaho ntibizagutungure uko wababaye urekana na wa wundi wa mbere uzongera ubona undi ukomora wasanga atari nawe wa mbere aba arekanye nawe kandi niba ari n'uwa mbere isi ntishize uzabona undi aho kugira ngo uzahore mu buzima bwo guhora uhangayitse ubabaye wicuza muri wowe kuko ubona ubihingukirije umugore cyangwa umugabo byakomeretsa kurenza akajya yicara nawe agucyurira ati wajyaga heza nibyo niba nkubwiye nibyo nakubwiye mbere hose kubaka no gushishoza no kumvira inama za kibyeyi ntabwo aribo bagufatira umwanzuro si n'ikintu cyo guhubukira ntabwo aribo bagufatira umwanzuro ngo baranegeka se ngo hari intwererano mbakeneyeho se urishuka rero kubaka
gukunda umukobwa cyangwa umuhungu no kumushima, ushobora kumushima we ku giti cyawe nibyo pe, n'abandi ariko bakamugushimira. hari ikintu we washimye utakizi kibitsemo ibindi ushobora kuba utazi. Yego kabisa, urangarukiye cyane rwose. Nyine turi gutanga inama, yego sibyo? urumva ntabwo tubashuka ngo genda ushaka uwo ngo wakunze. banza ushishoze rwose Banza ntibazakubeshye, uganire n'umuryango. banza ushishoze, ahubwo wa muryango wawe nuwumvisha uburyo wa muntu wakunze nta kindi kibazo afite, umuryango ukabona urabyumvise, nibo bonyine bazakubwira ati mushake mwana wacu. ariko nubona umuryango wanze, ni ukuri nanjye ubwanjye ku giti cyanjye Mrs Faustin nkugiriye inama bivemo, ntabwo wakwishorayo, reka kwishora. umuryango wanze haba hasigaye imbaraga ebyiri zawe ku giti cyawe n'iz'umuryango, mugapezanya sasa, mugakururana nka bya bindi twizeye. iyo mukururanye rero hari igihe mushobora gukurura wa mugozi ukaba wacika, aho ucikiye bamwe bakajya mu ruhande rwabo ubundi mu rwabo, kandi si byiza. ntabwo ibaze wenda ni nk'umwana w'imfura akubwira ati uyu mwana n'uyu reka data uyu mugomba kumushaka uje mugakorogana, ntabwo ari byo, bisaba gushishoza. n'ibyo ubwo rero namwe muzaduha ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo, turebe ese koko wowe byabayeho wabyitwayemo, umuntu wakunze umuryango ukamwanga, warakomeje murakundana kugeza n'uyu munsi, ese imibanire yanyu n'imiryango byaje kugenda bite? Ese wabivuyemo byagenze biti? tubwire uko mwabyifashemo kugira ngo bizafashe n'abandi ukubaka ingo nziza. Kandi twasoreza aha, turasoje kabisa, turabashimiye mwe mudahwema kuduha ibitekerezo, kubana natwe. Ibiganiro byacu ntakagaruka, turi hano ku bwanyu kandi nizeye ko namwe muri aho ngaho ku bwacu kabisa. naho butaha, bye.